Blaise Itangishaka umukinnyi w'ikipe ya APR Football Club guhera uyu mwaka. Blaise, ikaze muri studio za Royal TV, muri studio za Halftime Show by'umwihariko. Urakoze Jire. Iminsi myinshi kuva wowe ugiriye imvune mu kwezi mu kwa 11 umwaka ushize, ashize amezi menshi cyane uri mu mvune. Blaise, ibi bihe wabibayemo gute? Biragoye cyane kubyakira, ariko iyo byaje nyine ugomba kubyakira kuko biba byabaye deja ntacyo ugomba guhindura. Ni Blaise Itangishaka waguzwe n'ikipe ya APR Football Club muri uyu mwaka w'imikino 2016-2017, akaza kugira ibyago byo kugira ikibazo cy'imvune shampiyona igitangira. Ndumva mwari muri twari ku munsi wa 4 wa 5 wa shampiyona muri gukina Musanze. Yari journée ya 4. Voilà, journée ya 4. Hanyuma aza kuza kugira ikibazo cyo kuvunika kuvuga ngo ntabwo yigeze yongera kugaragara mu ikipe ya APR Football Club. Ubanza cya kibazo cy'ubusatizi Jimmy Mulisa yavugaga iyo umusore yaza kuba hari banza yari kugikemura, gusa ntabwo turi buze kugendera kuri iyo mvuga ngo banza yaza kuba hari yaza kugira gute, ago turareba ibiri imbere no muri rusange kurande rwa Blaise Itangishaka, umukinnyi watangiriye mu makipe agiye atandukanye mu karere ka Rubavu, akaza kuvamo ajya mu ikipe ya SEC Academy muri Kicukiro, hanyuma aza kuva muri ikipe ya SEC Academy ajya muri Aspire Academy, yaje kuza kumaramo imyaka igera muri 4 2011 kugeza 2015 ni 4 ni imyaka 4 yaje kuyivamo, nayo agaruka mu Rwanda mu ikipe ya Marine yamazemo umwaka umwe kugira ngo ahitagurwa n'ikipe ya APR. Uyu munsi abarizwamo, gusa saison ya mbere ntiyamugendekeye neza kuko yaje kuza kugira guhitagira ibibazo by'imvune. Blaise, mbere yo kuza muri APR, mbere y'ayo makipe tuvuga, aho tukuzi cyane no mu ikipe y'igihugu y'ingimbi y'abatsinze imyaka 20, iyi kipe uyu munsi urayikinira ariko urifuza no gukinira Amavubi, intumbero zawe ni zihe? Umuntu uko agenda akina niko yumva yakwifuza gukina ikipe nkuru y'igihugu. Nanjye intumbero zanjye ni gukinira ikipe nkuru nk'uko abandi nabo bagenda babigeraho. Blaise, mu gukina ikipe nkuru y'igihugu, mbere ko tugaruka ku mvune, twongeye tugaruka kuri Blaise ari mu Mavubi, wagize amahirwe yo gukina mu ikipe irimo n'umwe mu bana b'umukuru w'igihugu. Uriya mukino mwawukinye gute? Mwari mumeze gute mu mutwe? Mwumvaga mumeze gute? Twari trop concentré cyane bitewe n'ukuntu koca yatubwiye deja, twumva ko yuko ari umukino ufite icyo uvuze kuri twebwe. En plus gukinana nabo nabyo byaratumotive tena kuko twumva ko yuko ari ibintu bitapfa gushoboka. Ariko mu mikino twari tugamije ko uriya mukino nuko twari tuvuye mu Misiri dusezerewe kuri penalty, bavuga ko twabikoreye. So twari tuje nta kwerekana ko yuko tutigeze tubigwaho, ahubwo twari twabikoze ku mbaraga zacu, ku mbaraga zanyu. Hanyuma mwagize igihe gihagije, mwagize amahirwe yo kubonana nabo muri vestiaire? Twagize amahirwe yo kuganira nabo. Twagize amahirwe yo kubonana nabo muri vestiaire kuko match iri umunsi wose twarirwanye paka match irangiye. Kumva twaraganiraga, en plus yarari kunkina inyuma, kumva twaraganiye bishoboka twaraganiye mubwira uburyo ndi bukore muvuma, ukunama umupira, uburyo turi budefande mu mugihe twawutakaje. Twagize umwanya muri no kuganira cyane. Nuko na myitozo myinshi bari bafite yo kubona ko yuko tushe ya baro yo bayifite, ubona ko n'ubumenyi ku mupira bafite wose. Iyo mwaganiraga wumvaga ari umuntu usanzwe ukina umupira? Ntabwo abikina nk'uko natwe tubikina, ariko ubona ko yuko afite nosiyo, basa nk'abiri en plus anitoza gakeya, ubonaga ko yuko bagerageza. Birumvikana ntabwo ari Brian Kagame gusa, kuko na Ian Kagame yarari muri ikipe. Bataza kugira ngo tuvuga ngo bumva Blaise avuga umuntu avuga Brian gusa, kuko na Ian yaje kuzamo, yaje nayo kuza, ahubwo nuko bera ko Brian ari we wagukinaga yagukinaga inyuma agufasha muri attaque. N'umukino waje kurangira igitego kimwe hamwe n'ikipe y'igihugu ya Gabon. Kari kanyuzemo rero, birumvikana twari tugarutse muri kariyeri yiwe mu maklebe, guturuka muri za kipe z'i Rubavu. Harya ya mbere watangiye muri kipe yitwa Fantastic y'i Rubavu, waje kwisanga ugeze muri SEC Academy gute? Fantastic ni ikipe twanyuzemo, navuga ko rwari urungano witwa Nizeyimana Mirafu ukina muri Polisi, Bishira Latif, hari n'undi witwa Ismail ukina muri Nteseri, Kikamba Ismail, Hategekimana Bonheur n'Itegeka Idrissa. So nabana twagiye tubyirukana, twari dufite agakipe kitwa Fantastic.
nibwo haje koca Seninga Innocent umuzanira igihe boherezaga abakoca mu ntara gufasha abana nyine bo mu ntara, nibwo yaje bigeraho tujya muri ekipe ye nyine kuko yaraje nk'umutoza, tukajya dukora imyitozo. Icyo gihe twakinaga muri Fantastique nta muntu utuhagarariye, ariko aho Seninga yaze nibwo twatangiye gukina umupira reality nyine tuzi ko kugira amategeko ko koca kubwira ukora iki n'iki ngiki, yani nibwo twatangiye haza kuba selection za SEC da participa, sinagira amahirwe yo gutambuka, bigera nyuma hazi ya Aspire irangiye yako natsinze Augustin aramfasha anjyana muri SEC kugira menyere, kuvuga muri SEC gutsinda test yanjye ya Aspire nabikesha SEC kuko nahuye n'umutoza Gasa yaramfashije mu bintu byerekeranye physique, ibintu nagiye ndahura nabyo muri test nakoze nari narahuye nabyo kwa Gasa, so kuvuga ko yamfashije cyane kugira mbashe, ndamushimira kuko nawe nanyuze mu maboko yiwe, kandi ibyo yagiye anoza nahuye nabyo bituma pasa test. Bituma pasa test. Mu mafoto hanga dufite amwe kimwe namwe mu myaka ine wabashije guca muri Aspire Academy, hari naho wagihura n'ibihangange, hano ndatekereza ni Raul Gonzalez mwe muri kumwe n'abandi bagiye batandukanye, mwahuriye hehe uriya myaka ine? Yitubwire muri makeya yo muri Aspire Academy, niki yakwigishije, niki yagusigiye? Imyaka ine ikintu yanyigishije muri njye nahise numva ko yuko nshobora kuba umuntu w'umuprofessionnel ukina wabigize umwuga, bitewe n'abantu twagendaga duhura nabo. Aspire yafashije byinshi kuko yatumye nembera, ukuvuga nahuriye nabo muri Qatar kuko niwe wabikicaro gikuru cya Aspire Academy, kandi nawe ari umwe mu bari bagize Aspire, ari umuvugizi wa Aspire. Ni ukuvuga twarahuraga kenshi atugira inama uburyo wakwitwara kugira uzakina umupira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu by'ukuri wumva ari ihe tandukaniro wumva ufite uyu munsi nka Blaise wakuriye mu Rwanda ariko wanabashije kugira imyaka ine yo gukina muri Academy, navuga ngo ishamikiye kuri Academy za Barcelona? Itandukaniro rirahari cyane. Hariya iyo uhakina uhura n'abatoza batandukanye bafite experience, navuga ko baba bafite experience cyane, n'inama barayifite, ariko ku rwego rwa bariya baba baragezeho bitewe n'abakinnyi nkanjye wanozaga umukinnyi wakinnye no muri Barca mbere, kuvuga na story ziwe tubona ko yuko yatoje ba Messi muri Barca B, agenda duhereza ingero nyinshi cyane, amplis atwereka uburyo wanyuramo kugira ukina umupira. Tandukaniro navuga rihari byatumye nigira icyizere, numva ko n'umupira ushobora kuntunga bitewe n'ukuntu nabonaga ukuntu bo babayeho, kandi ari bo nabo batangiye bakina umupira. So mwumva ko yuko no mu mikinire yanjye hari ikintu cyagiye gihinduka cyane, kuko bagiye babonye karite nari mfite. Undi igihe nakinaga nkina nko ku 10 gusa, namwe bakabona ko nshobora gukina 6 bakina point, so bangize polivara, kandi nabyo ibintu byagiye bimfasha cyane, bituma ninyuka no gukina n'abantu bakuru kuko twagendaga duhura nabo. So nabyo ibintu byamfashije. Blaise, tugaruke gato ku mvune yawe wayigize mu kwezi kwa 11, ariko yaratinze birenze uko wari ubitegereje? Numva ko bitazatinda, ariko bitewe n'uburyo nari navunitse byabaye ngombwa ko mara igihe hanze, kuko abaganga bankora operation bambwiye ko yuko atari ibintu ngomba kwirukansa. Wari utubwo byari byitezwe ko ushobora kumara amezi nka 3-4 hanze? Ubundi nkivunika kuko bumva ko ari ligama, yari amezi 6 mama 6, ariko agomba kuzaho n'andi yo kwimenyereza buhoro. So niyo mpamvu yose hamwe aba amezi 9. Yose hamwe aba amezi 9. Hanyuma kuri Blaise bibayemo gute kubona uri hanze? APR wari umaze gukina imikino 4 gusa nayo utagaragayemo yose, wenda sibye n'imikino ya pre-season wagaragayemo imwe n'imwe. Wabaye muri ibi bihe gute Blaise? Byakwishe mu mutwe, byagusabye gukora cyane, wabibayemo gute? Ni ibihe bitoroshe cyane kuko kubyakira kuri njyewe byarangoye, ndetse ko nagize amahirwe agenda ngira inshuti zimba hafi. Numva ko nari njye nyine, ariko ubundi umuntu ari muri ibi bihe arananuka akiheba, kumva ko kongera gukina umupira kwe biri kure cyane.
ariko ubu ngubu uko ngenda numva ukuguru kugenda kuza numva ko yuko ngifite icyizere ko nzagaruka kandi ngakina neza nta kibazo. niyo mvune ikomeye wari ugize ariko wagiye no kwivuriza muri Maroc n'andi mahirwe wagize, hari icyo byagufashije? Byarakifashije kinini cyane, ubwo mbonyeho no gushimira APR ndetse na Ferwafa kuko baramfashije bikomeye cyane, kuko ndibaza ko yuko iyo nagira buriya butabazi byari kugorana kugira inama mbashe kuvurwa nk'uko byari bikwiye bitewe n'imvune nari nagize. Uyu ati ni hayi Jire ni Giraffe Ndirukoma, turakemera mu kiganiro cyiza tugezaho. Nugera ku mvune z'abakinnyi ujye uvuga ko umukinnyi runaka yavunitse, ntukavuge ngo ari mu mvune yawe. Urakoze cyane kandi ndakwizeye ntuzanenguhe, turi kumwe. Urakoze cyane Giraffe. Hanyuma ati birumvikana ubwo ntabwo ari mu mvune ahubwo noneho yari yaravunitse. Blaise ati Milton Jackson ni Kacyiru, mwatubwiye amakuru ya Rayon Sport izakina ryari, turabakunda cyane turabakurikirana, tumaze kubivuga banza ari bukigera kuri nyakiramashusho zawe. Tuzakina Rayon Sport nako izakina ku cyumweru ikina n'ikipe ya Espoir. Ati umuntu mwiriwe dusobanura abakinnyi 30 bari abatoranyijwe muri NBA, buri wese bamushyira muri equipe cyangwa baragurwa, ikindi yangumi ya Mayweather byagenze gute? Ndi Yaounde i Musanze. Mayweather ni mu minsi iri imbere tuzabigarukaho, ahubwo noneho abakinnyi 30 bagenda, buri mukinnyi agenda atoranywa na buri equipe yo muri NBA. Mu bakinnyi 30 ku mugoroba bose batashye babonye amakipe 30. Ubwo hazaba indi round ya kabiri y'abandi bakinnyi 30 bazatoranywamo n'andi makipe muri rusange. Ngibyo byo twaba tukubwiye. Undi ati Blaise mubwira uti mpore rwose twaramusengeye, ati kandi courage uzawutera muri APR turakwizeye. Ati mwiriwe mwambwiye muzami wa kabiri wa Rayon Sport yaragiye he? Evariste Duheruka yaranze gukina ku mukino ubanza wa Polisi, ibindi byo simbizi. Ati hey ni kaka usuriza uwo musore mubwira uti courage. Akoze cyane Aurore ngiye ngo nambaye neza hamwe na Blaise. Ngibyo Blaise, ubutumwa bw'insanga burakwifuriza gukomeza gukira neza ndetse no kukubwira ngo courage imbere muri APR. Wari waguzwe umwaka umwe, ubona ko wari ufite amasezerano y'imyaka 2. Ni imyaka 2. Urifuza gukora iki muri APR mu gihe uzaba ukize? APR ubundi numva ko yuko ngomba kuzakina umupira ahantu ntwara ibikombe. Ubwanjye numva igihe nzaba nakize ngomba kuyifasha gukomeza gutwara ibikombe nk'uko yari isanzwe ibikora. Nk'uko yari isanzwe ibikora. Gusa Blaise, umuntu ashobora kwibaza n'iki ubona cyabuze ku ruhande rw'ikipe ya APR muri iyi sezo kugira ngo igire sezo itari nziza? Ni wakinaga ariko nibura uri fait partie de l'équipe. Je comprends ça. Sinavuga ngo habaye ikibazo gusa, ikintu nzi nuko football habaho meforme, kabaho na forme, ibyo byo urabizi mu mupira. Hari igihe abakinnyi byanga, so sinzi ukuntu navuga ko yuko hari ikibazo cyahabaye, gusa imvune ndumva ko yuko yavunikishije abakinnyi benshi kandi mu gihe bari muri course. Ndibuka ko yuko Maxime niwe mukinnyi wavunitse mbere yacu. Onesme nawe yaje neza precision, nawe yakinagira ikibazo cy'imvune, ntaza gutera Andrew nanjye ndaza. So urumva hazamo n'ikintu cy'ubwoba ku bandi bakinnyi kubona imvune zigenda zimeze icyo nabo bagenda bizigabanya kuko biba byumvikana kuko baba bagikeneye gukina. So ku bwanjye ndumva ko yuko nta kibazo kinini bagize, uretse sinzi ukuntu navuga Rayon Sport yarabarushije bagira aho bariheba, bumva ko byarangiye kandi bakomeza ukuntu bari bameze. Ndibaza ko bari gukomeza kuba inyuma ya Rayon Sport, ntabwo hari kuzamura diferere y'amanota. Nguko ubutumwa nakiri yanga ati welcome in Royal TV mtoto wa kwetu Majengo. Ati nizere ko umeze neza papa, gusa ukina ikipe mbi pe ubu ni mureke. Umuntu amubwira iki? Ntabwo ari ikipe mbi, nuko umutima we nuko ari ahandi wereka, ariko APR ntabwo ari ikipe mbi muri rusange, ni ikipe nziza. Ngibyo rero na Kreti we yambajije ikibazo ahangaha ntabasha kumusubiza kuko nanjye umutima wanjye ntabwo ukizi. Ati sari grand frère Jire Karangwa, ati niba atari ibanga ufaniye ikipe mu Rwanda. Ati wapi kabisa, n'umutima wanjye ubajije yawe uvuga nawe ntabwo cyo wakubwira kubera ko ntayo pe. Ati mwiriwe neza, nitwa Freddy. Ati mbwira Blaise ati courage, transfer mu Rwanda hari icyo wazivuzeho cyane cyane muri Rayon, mwambwira ikigezweho muri Chelsea ku bijyanye na transfer banza wacikanywe
ubutaha ni ukujya uhagerera igihe ni umuntu mwahuri kujya arakoze cyane. Ubutumwa bundi aha ngaha ndabona ati musuzuma ubwira ngo ni Kaka Kicukiro mwakinanye. Uramuzi? ndamwibuka. Hanyuma Blaise tugaruke gato kuri Aspire Academy. Ni abanyarwanda benshi bifuza kujya hanze nubwo agiye gukinira academy ariko upfa kuba wagiye hanze. Ndakekeza n'inzozi ziri muri buri ndoto za buri mukinnyi hano mu Rwanda. Byagenze gute kugira ngo ugaruke? Hari icyizere cyo kugira ngo noneho Blaise azave kuri urwo rwego ajye no ku makipe kuko wabonye connection zirenze z'abakinnyi hano mu Rwanda bandi? Byagenze gute? Connection ndazifite no kuvuga Aspire Academy igira na contrat y'imyaka 4 kuvuga performance yawe niyo yereka next level yawe uzajya kuvuga ngo ntabwo yari mbi kuri njyewe kuvuga nayirangije neza. Ntabwo twari tuzaba manager ariko nyine ukuntu agenda witwara bakwegerezaga mu manager kuvuga bambone mu manager ugomba kunkurikirana. Yaramfashije ni ukuvuga ngo equipe ya Cornelia niyo ya mbere nabonye invitation yayo Cornelia second division muri Espagne nayo yamboneye invitation. Nubwo byangoye kubona ibyangombwa byo kujyayo ngerayo bitinze ariko umutoza ari wanyifuje nyine kuko yarebaga imyitozo ariko ikipe yari ihagaze nabi. Igihe nagezeho nibwo yabaye sacked arirukanwa. Ukumva nahise ngira malchance amaze kwirukanwa ukumva haje undi mutoza so ntabwo yari kujya kureba abakinnyi basha kandi afite squad agomba gukurikirana kandi bari muri shampiyona. Kuvuga byabaye nk'atandibaho cyane. Manager abibona ngombwa ko yuko manager wanjye yakinye hari igihe kirekire biba ngombwa ko yuko anyerekeza muri Elche. Elche nagezeyo namazeyo ukwezi muri imyitozo byose bigenda neza. Natembwe mu kipe ya kabiri ndakora byose bigenda neza nta kibazo. Umunsi wa control agera basanga ariko Elche ifite ikibazo. Ifite ikibazo rifite credit ya guverinoma ya Espagne so iri banti kudasinyisha aba étranger. So gukinisha aba Espanyol gusa no kuvuga bari hagayitse gukinisha aba étranger. So wongera ugira amahirwe mabi. Ngira amahirwe mabi en plus hazamo na work permit. Kuva byari ibintu by'ikibazo cyane biba ngombwa ko yuko Elche yaba inije muri Bulgaria. Muri Bulgaria ariko banza ko ngomba gushaka ibyangombwa inaha mu Rwanda. So naraje inaha na ambassade ya Bulgaria haba bambwira ko yuko ambassade ya Bulgaria ba South Africa manager nshakira amatike yo kujyayo. Ngeze ku kibuga bavuga ko kujya South Africa bitakemeye kandi ambassade yari ifunze inaha. Yambwira ko yuko ngomba kujya kwishakira na yindi solution. Yambwira ko ngomba kujya gushaka visa South Africa muri Kenya. Anyohereza byose bisabwa byayo ariko muri Kenya naho biba ngombwa ko yuko bavuga kugira ngo visa bisaba work permit icyemezo cyemeza ko nkora kandi icyo gihe ahantu nakoraga. So bibi kibazo abona ko yuko bitari bushoboke nawe ya checking on internet kureba ahantu hashobora kuba embassy ya Bulgaria asanga iba Turkiya. Biba ngombwa ko yuko ngomba kuzajya Turkiya nyohereza invitation ni academy ka Turkiya mu buryo nzaba ngiye muri academy Turkiya kugira ngo n'ibya ngombwa byo kujya Bulgaria. Yarabinyoheje ndadepoza ariko bihurirana nuko twari dufite match equipe nationale under 20 mu Misiri. So umunsi nayo kujya gukurikirana dossier yanjye n'umunsi twari kugenda. So biba ngombwa ko nganira na koca ambwira ko yuko ari ikipe y'igihugu nagomba kwitara. So byabaye ngombwa ko yuko njya muri ikipe y'igihugu. Ngarutse mpamagaye kuri ambassade ambwira ko byabaye cancelled kandi hariyo n'ibibazo by'intambara muri Turkiya. Ibintu ngibyo byari binariyo. Yambwira manager ukuntu byagenze arambwira sawa nta kundi twabigenza bura no gutegereza indi mekati gatangira. Icyo gihe no kuva nakinaga muri Marine ariko manager atabizi. Nje naraje mitamo kuba ndi gukina kugira mbe nicaye kugira performance yanjye dasubira inyuma. Nkina muri Marine ariko ntabwo yarazi ko nkina champion mu Rwanda. No kuva nje nabikoze kugira nazasubira inyuma. Bigenze ucyo APR iri interesa. So no kuva president wa Marine yabwiye ko APR nyifuza
kandi Marine ni ikipe yamfashije mu gihe nari ndi mu Rwanda ntabwo nayo kumusuzugura avuga nta kibazo APR turavugana nsanga ibyo ndi kwisaba ariko binyemerera amprise n'ibyo muri contrat kuvuga nari negereje Mercato mu kwa mbere so bijya guhura bisanga mfite imvune mbwira manager ko nagize imvune iri grave ubwo n'ugutegereza ambwira ko yuko ngomba gutegereza ngakora recovery pakigenza akira wenda akayibwa ashobora gusubukura procedure ariko muri make nyine mu bihe naciyemo nyine byose ndashima APR kuko yaragufashije nanubira cyamfasha kugeza n'isaha ni ikibazo kigiye kugira ngo Blaise Itangishaka ajye gukina amakipe yo hanze kuko contact ndumva zifite manager we n'umuki manager wanjye wundi avuka Bulgaria ariko yakuriye Espagne no kuvuga niho yakuriye umubyeyi we yabaye manager wa Messi no kuvuga mbese ni nka societe bakoze umubyeyi wa manager ni societe bakoze no kuvuga umwana yagize ikibazo cy'imvune umwana we manager ikibazo cy'imvune kubera sashaje no kuvuga umwana we ni ushaka abakinyi zagira mu bintu bya contrat kuko papa wari ubizobereye papa we no dealing ibintu za contrat ariko umukinyi umuntu mureba ni umuhungu we akaba ari nawe ugufite ubu n'ufite ubu muraganira wumva icyizere gihari ko amakipe y'Iburayi yabona kirahari kuko mfitanye contrat nawe y'imyaka 3 kandi nagira arangira uko byasa kose bizarangira ukinye muri Espagne sinzi ahantu ashobora kunyerekeza gusa ikintu yambwiye ko yuko ashaka kunkina muri Europe kuko mfite karite zo kubakina ni amahirwe masa rero ugukira no gukira vuba birumvikana mu kanya gato kuko twabibabwiye turasigamo ikiganiro twagiranye na Emery muri kagace mumaze kumenyera muri buri cyumweru hano muri half time show tuganira n'abakinnyi b'icyumweru ati bire Karangwa mbariza Blaise ndungukiye muri niki wungukiye muri Aspire Academy uko ndakuzi kuva muri Sek Academy ati unyuma none natubwira n'ikipe ngo afana mu Rwanda ni Burayi Aspire Academy nayungukiyemo ibintu byinshi cyane icyambere navuga nayungukiyemo ni impano muri taranagize kuko nagize amahirwe iyo nari mfite hari iyindi development bayongeyeho kuko yatumye ninyuka nk'ubu ngubu nkina muri APR numva ko nashobora gukinamo sibyo byose mbikesha Aspire Academy undi mu Rwanda of course ikipe mfana ni ikipe ubukorera ni APR kuko niyo mbarizamo undi hanze y'u Rwanda wo mfana FC Barcelona FC Barcelona ufite n'inzozi ubwo gusubiza kuzayikenera I wish ngibyo rero umuntu ambwiye atanga ngo ariko jire ngo urabeshya ngo nibavuga ngo ikipe ufana kandi ngo wabirangije ngo mu kanya ngo bakoje igihe Gigasenyi izakinira gusubiza ngo tuzakina ejo wisanye niba ko n'umuntu yisaba mu magambo byo bibaho cyane rwose hanyuma ati Jire wiriwe dukunda amakuru tugezaho kabisa umuntu n'umugabo suza Blaise uti abafana ba PRFC cyane barakwemera turamukunda kandi turamukumbuye mu kibuga ubona uzagaruka mu kibuga ryari ubu ngo rehabilitation ikorana na Dr Rutamu niwe wankurikiranye kuva nagira iki kibazo cy'imvune kuvuga ngo yambwiye ko yuko mu kwa 8 ndatangira nkore kuri baro so ndumva ko yuko cyizere yamaye kandi n'uburyo nanjye niyumva ndumva ko yuko sezita ngomba kuzatangirana na equipe ngomba gutangirana na equipe ntabwo nshobora kuba ndi 100% ariko nshobora kuba ndi nka 80% gake hanyuma Blaise mbere ko dusoza sinzi niba ari ubutumwa bwa nyuma wenda ufitiye abadukurikiye abakunzi ba APR bakwandikiye hano ari benshi ubutumwa ni bwinshi bakubwira ko bagukunda banagukumbiye mu kibuga mbere ko dusoza ubutumwa natanga cyane ku bakunzi ba APR no kudacika intege kubera ibihe equipe yanyuzemo amakipe menshi bibaho kandi bafite abakinnyi bakomeye za Manchester naguza ko ibi bihe bibaho nyine cyo nababwira no kudacika intege kuko ibyiza biri imbere uretse ni Louis mbwirira Blaise akomerezaho kandi arware ubukira ubutumwa bwose gusaba gukomeza kurwara ubukira ati mwiriwe Didi Kayonza turabakunda cyane bwira Blaise arware ubukira ati vraiment azagire amahirwe turayamwifurije azajye no gukina hanze ati Blaise wowe na Rwigema Yves nimwe bakinnyi bo mu Rwanda mufite ubushobozi bwo gukina muri Espagne ngo jije ngo ariko ngo Rayon Sports birimo gushaka Gaël from Vitaro wabwira ntacyo bizi mfite icyo mbiziho rwose Gaël ni umwe mu bakinnyi Rayon Sports imaze igihe kinini ikurikirana kandi ishobora kuzana muri ikipe kuko ni umediateri mwiza bategereza ko ushobora kubasimburira
Pierrot Best Avoir rero kugira ngo tuzakomeza kugenda tubibakurikirana ati Jean Claude Irubavu aba kuko ibingibi ntabwo ari ibyacu ati mwiriwe Karangwa mbariza Blaise niba turiza Blaise ngo kandi arware ubukira ubutumwa bukomeza kwifuza kurwara ubukira arakoze cyane no kuzagira amahirwe kuko wagize amahirwe make cyane muri ibintu byawe bya transfer uko bimbwiye ni amahirwe make ariko burya football ikintu cya mbere bisaba kuba patient kwihangana utagize kwihangana ntabwo wakina umupira kandi bije ugomba kubyakira kuko ntabwo ubuze impamvu byaje so ndumva ko yuko ngifite icyizere ko yuko inzozi zanjye nzazigeraho uzazigeraho